birahura birajyana ukamenya ko Imana yakuremye uko umeze ndetse ukamenya ko yanaguhaye byinshi igisigaye ari wowe kubireba ukabibona ukabimenya ukabikoresha ntabwo Imana yagihoriza kukwibutsa ntabwo Imana yagihora ikwibutsa mbese wibutse wagiye ku kazi wageze wakoze ibiki ibyo ubwo ni ibyawe wenda ukagira noneho munsi nk'uyu nguyu ugashimira gushimira ni ibikwiye kuba biguha imbaraga zo kongera kumara ikindi gihe ukora utagombye guhora gushimira ni nko kwambaza Imana ugiye utambuka uko ugiye gutera intambwe ukabanza ukambaza Imana Imana yabiguhaye ahubwo ikindi ubondozaho ni iki kora ibyigo iyo kuremeye yagushyizemo ugomba kuzuza hanyuma usubiza amaso inyuma uvuga uti Mana warakoze ko wampaye kumera gutya ariko ngarutse kuri bya bindi byo kurera y'umuntu by'umuryango by'igihugu birimo uburere turarerwa uko kurerwa kurimo kudashaka kuba ikindi kintu utari cyo ahubwo ukwiye kunoza icyo uri cyo ndetse na hano bavuze ibijyanye na resilience yavuzwe ikwiye kuba mu bintu byose resilience no kubaka umuryango uri resilient umuntu kwiyubaka kugira resilience n'igihugu kikavamo kikaba resilient uru Rwanda rwabaye resilient iyo rutaba resilient ntabwo muba mwicaye hano twese ntituba turi aho tuba turi ku muhanda dusabiriza cyangwa tutanariho abacu bapfuye abo baragiye ariko twe tukiriho ntabwo baba barapfiriye ubusa keretse utari hahandi ukwiriye kuba uri individuals rero navuze akagera ku muryango mufashe aba bana bacu mureba turera ababyeyi bari hano abantu bakuru mushaka umwanya mufata umwanya murera abana banyu kandi abana ndavuga n'abafite imyaka 20 n'abafite mubafashe hari ibishuko byinshi hari ibibazo byinshi hari uko gushaka kuba ikindi kintu utari cyo birahari dukwiye gufasha abantu uriruka ariko ejo nasomaga ahantu n'umuntu wenda ari na hano
wari wanditse avuga ukuntu ibintu bibabaje mu gihe kimwe yatashye ubukwe bw'abana batoya bacu nk'aba batatu, amakwe atatu igihe kimwe hatarashira umwaka abo bana bose bari batanye. Nabisomye ejo bundi kandi ngira ngo ukuntu yabivuze umuntu wabivugaga nibyo, ariko ubwo yavuze batatu ushobora kuba bari na 30 ahubwo. Bana barashakanye, ababyeyi babo barabashyingiye, ndetse babafashije no barabubakiye, babahaye basangiye ibyo bafite. abantu babiri bananirwa kubana bate? ari abantu benshi bashyize hamwe ukaba ariko babiri erega abantu baranihanganirana. Icyaha umuntu aba yakoze abantu babiri, umwe muri bo yaba yakoze gituma amubwira ati sinjye gushaka mvira ni iki, haba habaye iki? Ariko niba cyanabaye kirashoboka ko cyaba gihari, ariko se abantu ntibarebana mu maso bakaganira bakavuga ati ibyo bintu ntukwiriye, ntuzasubire, ndetse n'ejo yasubira bakafata ariko ubushize twari bityo. Ariko se urava aho ugiye handi udasanga ibibazo nk'ibyo? Wenda kuri busange ibiri hanyuma ibi bikurusha aho ngaho. Ariko well, that's the simple logic of it. Ariko behind it, tekereza ingaruka iyo baye ku couples ebyiri, eshatu, enye, eshanu, 10 zingahe mu gihe kimwe. Erega ubwo igihugu cyarangiye, cyahaguye, igihugu noneho avuga kirahagwa. These are things that are manageable. Ntabwo ari ibintu hanyuma se ariko niba mwemera Imana, mwemera n'amasengesho, byo mwabisengeye da mwakwicaye mukabisengera mukabishakamo igisubizo mukacyubona, niba mutabeshya koko. Niba ibyo mutwigisha, ibyo tuvuga, niba namwe mubyemera, cyangwa aho twagiye buri gitondo buri mugoroba dukurikiye inyigisho, izo nyigisho zikuviramo iki udashobora gukoresha kugira ngo urenge uwo mujinya, iyo nabi, cyangwa kugirana nabi? Ni iki?
ubundi uvana iki niba udashobora kubikoresha kugira ngo so that you bring harmony in the family, and in the end the nation needs to be in harmony. Ibyo rero bijyanye n'uburemere twikorera buri muntu wese, every individual should find themselves carrying this burden, but which they should use to get good results. Niko ubundi ibyo rero tubishyiramo imbaraga, igihugu cyacu abanyarwanda, abaturarwanda, tukarangwa n'uwo mutima, ngira ngo igihugu cyakomeza gutera imbere mu nzira nziza, ndetse isomo twavanye mu mateka mabi ntituripfusha ubusa ku buryo gusubira mu mateka mabi byashoboka kubera ko twarangaye cyangwa tutitaye kuri ibyo ngibyo twize. Ibyo rero ni nabyo no mu buyobozi bw'izindi nzego za politiki, za leta, uwo muco nawo niwo abantu bagerageza kugira ngo dushyire imbere. Politiki gusa yitwa politiki iraho idafite kompasi iyiyobora, idafite ibingibi ishingiraho, values, fellowship, ntabwo twatera imbere neza uko bikwiye. Ngira ngo rero nanone mbashimire cyane kandi bizeze ko hariho gufatanya na buri wese kugira ngo twubake imiryango yacu, twubake igihugu cyacu uko bishoboka, hanyuma tujya twibuka nyine ko hari imico, hari kwemera, hari byadufasha muri iyo nzira. Musigarane amahoro y'Imana.